Osaki wiriwe neza ibi bintu by'uru rubanza ushobora kuba warabikurikiye ko ndabizi ntabwo waba utabizi by'aba banyamakuru n'ibyo muri APR nuko byagenze byose warabikurikiye urabizi. Erega Godfather yego itangazamakuru ryagize ryashaka amakuru ya nyayo yego rigendera kuri APR yego ntabwo ari dosiye izingiye kuri APR idosiye ngari urakoze cyane kandi igihe kirekire ntabwo ari iriya match ya piramide yego kuba harimo abantu nabo mu zindi nzego nka ruriya rundi narwo rw'umutekano yego ntabwo ari match turashize ndetse bari ko bari ku mission y'igihugu muri Sudani urumva bari bafite kujya kureba match gute koraga hagati y'igihugu barimo muri mission ya UN ntabwo babisaba gukora gushaka amakuru urumva so hanyuma n'ibintu birebire benshi impamvu byamenyekanye nuko dosiye irimo abanyamakuru yitabamo abanyamakuru ntazo kuvuga ko mu gisirikare atari imanza kandi nyinshi iyi mpamvu ibi byamenyekanye nuko birimo abanyamakuru urumva hanyuma usomere iratangazo rigena abanyamakuru ryo ku itariki 5 z'ukwa munani abantu bavuga ama PRS bavugamo cyakora kugura amatike kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo yego urumva akora ingendo ntabwo ari APR yonyine ntabwo ari ikora ingendo babisaba gukora ubushakashatsi bwimbitse yego abanyamakuru bose bitangazamakuru byose ni APR no riratangazo risome rirangira nta hantu bavuze ibya match bivuga kugura amatike kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo harimo guha umuntu urupapuro cyangwa inyandiko ukayimuha utemerewe kuyimuha harimo kwakira iyo nyandiko kandi utayemerewe kuyakira sibyo kandi izina rya bano bantu baryise izina ry'icyaha ubufatanyacyaha ubirebe ubufatanyacyaha umwe wakomojweho cyane utari uwo mu gisirikare utari n'umusivili nyawe mumbabarira hano ntabwo nshaka kuvuga amazina idosiye iri mu rukiko ntabwo bari byiza nkuvuga amazina nta kibazo sibyo aregwa kube icyitso aregwa cyitso Mungu wangu muri biriya nyine urumva harimo ibintu bigari habuze abantu batobora ngo barebe inyuma yabyo abangaba ariko burana ni amafi mato ni amafi mato neza babyise ubufatanyacyaha uwakoze icyaha noneho nyirizina uwatangije icyo cyaha agashaka n'abakimufashamo ninde ibi bintu birenze APR y'abandi muvuga wenda iyo izamo gihamya kirahari cyuko iriya match yaba harabagiye kuri izo tike ariko ntabwo indege zigenda tike zagiye gusa kubajya kureba match oya ni ibintu by'igihe kirekire y'ahantu kandi hagari reka rero tubiharire ubutabera naho nawe Godfather ndakugaya niba utashatse uyu muyobozi wacu urimo kuvugaho nibura wenda ngo guhakanire amakanire iki kuza kuri space kuhakora iki rero reka kangusobanurira ikintu kimwe rero Oswakim sibyo nsobanurira ntabwo twe turi abanyamakuru twe turi rubanda rusanzwe turi kumwe dushobora gushyira comment ku byo mwadutangariza cyangwa ku byagiye hanze ariko Godfather kumvikana ikintu kimwe uretse gato ya Oswakim yes ndakumva ndahamagara Sikovia mpamagare ngo numuhamagaye ndinde mushaka wiki kumvikana ikintu kimwe uretse gato unyumva neza cyane ntabwo njewe ngomba no Oswakim mugomba kumenya twebwe turabagenerwa bikorwa uretse gato ngaho nyumva turi abagenerwa bikorwa
twebwe dushyira yego ndabizi Scovia. ariko Godfather kuki washatse manager wa ntoza wa Choose Kigali wamushatse ko namushatse uyu munsi ntibabishyuye ariko rero space uyu munsi babishyuye kuki kira buretse gato space iri ku isabato iri on Saturday umuriro uragiye oya nugaruke umuriro uragiye Osoki sinzi niba mukinyumva turi kukumva ntabwo twe ahangaha kuri izi platform dukoresha iyo tuvuze ngo we are now media iyi niyo definition ntabwo twebwe turi ahangaha ntabwo ngiye gushaka Scovia kandi statement yamaze kuyikora iri ahangaha turi gushyira comment ku byo Scovia yavuze mujye mutandukanya ibintu nani bwana Osokim amagambo ya Scovia ndatekereza nta kintu uri buze kuyavugaho nawe hano uraza kutubwira ibi bintu impamvu kankubwira kuri nani Osoki impamvu twavuze kuri aya magambo ya Scovia nukuri ko Imana tuzi ibyo ngibyo uri kuvuga urabizi ko mbizi iby'iyi dossier uburemere bwayo harimo n'ibindi uyu Penina harimo n'ibindi birebire cyane iki ni ikintu kinini ni ukuvuga ngo ibintu Scovia yarenzeho kandi azi nuko azi ko ahangaha cyangwa ibingibi n'abangaba bafunzwe ari ibyatsi byatesekeye aho inzovu ziri kurwanira nzi ko abantu benshi hano hari abantu bazi ibi bintu uko bimeze imbaraga nini ziri muri ibi bintu murazizi turazizi erigisi yamaze kuba umudugudu abantu binjira deep we know turabizi Mutesi Scovia rero kuza ibingibi nzi ko gushaka amakuru bitamunanira akaba ashobora kumenya amakuru y'ikishi nyuma y'ibi bintu urukumva keretse niba Scovia ari agent wa bamwe cyangwa wumwe bro Scovia ibi bintu yakoze gufata iyi kese arabizi neza cyane ko iyi ngiyi ntabwo ari urukiko rwa gisirikare rwafasha abasivile warangiza ikintu cyantangaje kikanantungura ngo ntabwo ngo icyo ari ikibazo ngo kirimo guhungabanya umutekano w'igihugu Scovia nzi ko atari injiji ku rwego ashobora kuyoberwa kumenya ko umusirikari uri mu butumwa nagenda ajya kureba ku byabaye kuri Colonel Jomba ibyabaye kuri Colonel Jomba arabizi byagenze bite yavuye mu butumwa bw'akazi ahantu yari ari noneho nta nubwo agiye no mu bindi bihugu kujya kureba iyo mipira uzi Colonel w'igihugu kuva mu butumwa bw'akazi Osoki bivuze neza akajya mu kindi gihugu yihishe mu mwamvuri wo kujya kureba umupira ngo w'igihugu cya muri bazima Scovia urambwira ko ari injiji ku buryo atazi ibi bintu ko umusirikari nka Colonel utekereza ko ari raka ryoroshye wavuye mu gihugu mu butumwa bw'akazi akajya mu kindi gihugu tugende gato tugaruke Osoki mu wagarutse network yabonetse ntabwo dukeneye guhamagara Mutesi Scovia ntabwo ntacyo tubirebaho nta na gato Scovia gufata inzego za RDF urukiko rwa RDF ukavuga ko ruri kurenganya abantu ntuvuge wenda uzi ikintu Scovia yari gukora wenda yari gusaba aba baturage aba basivile agasaba ko baza mu nzego za gisivile kujya kuburanirayo ariko wowe nta myanzuro y'urukiko irasohoka Scovia aze avuge ko inkiko za gisirikare ziri guhohotera abantu ndetse zigiye kwendinga n'ubuzima bw'umusirikari arengana aba bantu ari inzirakarengane uretse n'inzego za gisirikari n'inzego za gisivile ntabwo umuntu yakoresha amagambo kandi ari public figure afite ijwi ahangaha Mutesi Scovia no gukumura rubanda cyo tuvugisha ibintu mazina yabyo ibingibi kandi noneho ikintu cyatumye turavuga ko Scovia ibintu ari gukora nuko nzi ko Scovia afite amakuru kuri iyi kesi
niba twe nkatwe aya amakuru y'iyi kesi dushobora kuyamenya tukavuga ati ibintu ntabwo ari ibya APR gusa, APR ni akantu gato, hanyuma Mutesi Scovia akawe ibi bintu akaba bifiteho amakuru, akaba ari mu mwanya mwiza wo kugira amakuru. Ibi bintu kugira ngo mubone ko biri seriye, Scovia yahamagaye Chief of Staff, yahamagaye Afande Mubaraka Muganga, ayimubwiye uramubwira ati nta mwanya afite w'ibyo bintu, please ndi mu nama twabivugana nyuma. Urukumva icyo kintu urambwira ko nyuma bataje kuvugana? Niba nzi ko iyi kese idashingiye kuri APR n'abakinnyi, Osoki bakaba bizi n'abandi barukaga bakaba Scovia urambwira ko atabizi. Scovia reka kugumura rubanda. Inzego z'ubutabera bwa gisirikare zikora neza cyane, ntabwo zihungeta abantu cyangwa zibe zishobora guhohotera abantu ngo bafunga abantu mu mwijima cyangwa rwihishwa. Turakubujije. Sniper afata ijambo. Wambaje Osoki niba koko ibyo Mutesi Scovia yatangaje ari amagambo akwiriye umuntu. Oya, ndakubujije ntacyo mubajije. Hagiye ureka ariko. Oya, reka ibyo bintu ntabwo ari byo. Umuntu afite uretse Scovia na Osoki wikora ikosa. Wowe urinde uza kugusunikira umuntu kuvuga ku muyobozi wese ko uko ingwa ari umunyamakuru uri akaba ari umuyobozi wita urashaka iki? Reka ibyo bintu Sniper afata ijambo. Oya, rukaka ntabwo byari byo. Yes, murakoze. Wenda nuko Sadio ndatari kutwumva nagira ngo akabazo kamwe ari ahantu. Scovia yavuze ko bavuze ko bamwe mu banyamakuru banze ababuranira nangwa se abanyamategeko, kandi mu by'ukuri atari byo. Ntabwo bari babanze, niko Scovia yabivuze. Kugira ngo wenda niba Osoki maharaze kutubwira n'icyo kintu ari cyo ngo byagenze bite. Ntabwo Osoki ari umutumira, yavuze ntuze ndababujije. Oya, tukuvuga kuri wakinnye audio ya Scovia, niyo turi kuvuga hose. Yego, wenda no kuvuga niba wenda hari opinion wenda aba bifiteho, ntago kuvuga ngo abivugeho nangwa atarivuzeho it's okay. Ariko ngena umuriro wamugenda ntuzane umuriro we wagiye. Okay, nge nibajije uburyo abanyamakuru banze abanyamategeko, niho nashaka nta umva uko byagenze. Ariko sinzi niba mutarakurikiye iyi kesi, ariko ku bantu mwayikurikiye n'ahantu Scovia yitambikiye muri iki kintu, urukunyumva Scovia ukuntu yabyitambitsemo. Osoki yagarutse. Scovia bafashe uyu nani uriya nani umutasi Rikari uretse nawe na Scovia aramutse ajanga mwambia arudi uko woherejwe na Scovia. We Scovia ninde? Urukumva ngo ni umukomando ari kumubwira inde uyu munyamategeko wari woherejwe na Scovia. Scovia arakazwa nuko ku rukiko rwa gisirikare birukanye umunyamategeko yohereje, biramurya. Scovia bimuri aravuga ati nzabashumika. Urukunyumva? Aha niho Scovia yavuze ati nzabashumika. Scovia nibwo yinjiye mu kibazo noneho deep. Scovia aragenda akora iperereza, amenya ibyande, ntabwo aragikurikiranye ikibazo yabwiwe na Karenzi n'umukozi we w'umunyamakuru, ahubwo Scovia yahise abirengaho ahita ajya gukurikirana ikibazo, amenya n'abasirikare bafunzwe sasa. Aravuga kugira ngo ikibazo gikomere, reka mbatwike mvige ko n'abasirikare muri kubahohotera. Mama yake na muzara mama. Mutesi Scovia ntabwo akivugira umunyamakuru we nkuko yahamagaye kuvugira umunyamakuru. Ubu Scovia ikibazo yamaze kukigira kirekire, arimo gutabariza umusirikari wa probotinzwe na president, hanyuma Afande Mubaraka Muganga n'umuyobozi ushinzwe inkiko za gisirikari bakaba bashaka kwicisha uyu muntu, bashaka kumwambura ubuzima bwe, bashaka kurimbura kariya ye, nko mu magambo ya Scovia nkuko ari kubyivugira muri aya magambo. Umva hano, umva hano, uyu mwana ari karagenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye nyene namubwira nti mu gihe urimo kwinjira hano bafite icyo bagiye kukubaza, umwavoka aragukurikiye. Ibi ngibi turabizi kuko na Sam Karenzi arabitubwiye. Mushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yabakuyobora nawe ntagera. Ibi yana ndi kubabara kugira ngo ni ibikabyo, singibi ntabwo ari ibikabyo, niko kuri. Umva amara n'umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Twumvikane, we wacha habari zako. Iyi ni security ya inchi. Ibi ni ibintu birebire ku bantu muzi iyi kesi, abantu mwayikurikiye. Rukaka wowe warabikurikiye. Mwebwe byonyine no kuvuga Scovia ikintu ari kwirengagiza.
hari ikintu ibi bintu reka mbabwire ukuri siko bimeze. Scovia cira birarura gabanya amarangamutima, ntabwo agakanya upfuye wahita unuka. Scovia ntabwo uri munini wo kuveyuka inzego za gisirikare, sigaho mureke mwumve hano. Urumva ko avuze ku munyamakuru we, noneho mureke tuve ku munyamakuru, mureke noneho mwumve ukundi ikirego kitakira ikinyamakuru n'umunyamakuru we uburaka nibo babire mu Scovia avuga arakaye. Mureke mwumve. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Yego. Ntabwo muzi muhebe online. Harimo n'agasuzuguro, nta n'uguze umuyobozi uyoboye ubutabera bwa gisirikare kandi uri umunyamakuru uhagarariye abanyamakuru. Urumva ko uri kuvuga ibintu utazi, niba utazi n'umuyobozi uhagarariye yababawe. Nyakubahwa Fande Mubaraka, mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera ka haricyo mubabarire mu nyimvire vraiment. Uravuze ngo niki kintu ni mugende murebe. Scovia yatanze uruvugiro, dore bya biri ngo nibari bya Simba Buranga byatangiye kuvuga ngo ukuri niko kuzatubatura, urakabaturwa na nyamunsi kicwa n'uburoro. Urambonera yego atanze urwaho. Scovia reka kugumura rubanda, Scovia reka kugumura abantu. Ntabwo ibi bintu hari byo. Iki ni ikibazo kirenze icy'aba banyamakuru, iki ni ikibazo kirimo inzego z'umutekano. Wowe kama civilian ntabwo ushobora kumenya uburemere no kumva uburemere bw'umusirikare bohereje igihugu cyohereje muri mission mu gihugu runaka. Umuntu uri ku rwego rwa kwipetiri rya koroneri yarangiza agasohoka muri icyo gihugu akajya mu kindi gihugu inzego za gisirikare zitabizi. Ibyo ngibyo akabikora adashobora gukatisha itike ku mazina y'indege, ahubwo akajya kwihisha mu bintu by'imikino. Murumva? Arafona leta useviri wako ukaza ukavuga ko ngo umuntu ari kurengana. Ibintu bikiri mu nzego z'iperereza, abantu bikiri mu manza. Scovia ukazana amarangamutima yuko ngo wohereje umuvaka ntibamwitabe, ntibamwakire, ukarakazwa nuko umushinjacyaha wa gisirikare yavuze ko nawe niyo waza udafite ikintu cyo kuvuga ibintu bikiri mu iperereza. Ibyo ngibyo ukabigenderaho, ukaza ugafata urukiko rwa gisirikare ukarwandagaza imbere ya rubanda. Ndakubujije, reka tukomeze. Ninde muntu ufite ijambo hano? Sniper, wari ugifite ijambo? Ndimo kandi kantu numvise kubyo Scovia yavuze. Yego. Avuga ko iyi kesi irenze ari irimo ibintu nk'uko nani Osakima bivuze, yavuze ko harimo ibifu binini, niko yashatse kubivuga muri make. Ngomba gucuranga iyo no bro, harimo iyi kesi Sniper sinzira mutarayikurikiye, turi kumwe. Iyi kesi ntabwo irimo ifi binini, kugira ngo murebe ko iyi kesi ikomeye. Iyi kesi itari umupira gusa, uri kunyumva? Bamwe mu bayobozi ba APR baturutse igihugu bahungira muri Canada, urimo kunyumva? Arahunga ageze muri Canada aravuga ati ndamutse mbaye muri za Ontario za Montreal ahangaha bamfata. Aje ahantu hahora ubukonje hejuru mu misozi miremire ku mpera y'isi. Bro, uretse gato, RDF wamefanyisha mbinu zote, uri kunyumva? Umutipe yitegeye indege agaruka i Kigali arafunzwe. Noneho Scovia niba iyi kese kugira ngo batangire bayore abangaba izi kasiya buroro zivanze muri ibi bibazo, RDF yabanje kuvana umuntu muri Canada wari warahungiyeyo, wari muri iki kibazo, uri kunyumva? Bakoresha departement iyo bita G5, urwego rushinzwe guhuza abasirikare n'abasivile. Papa mu gisirikare babita abapisi. Uzuva bavuga ngo bari kumutera igipisi. Kasi umusevile bamutera igipini, bakoresha ibintu za gisirikare, bamwuriza indege agaruka i Kigali. Ageze i Kigali ngwizo korane abantu n'abaginga yisanze ari i Kigali, ntumaze ukuntu yageze i Kigali. Iyi ni operasiyo Rudi Nyumbani. Ibi bintu ni birebire birenze iby'umupira w'amaguru, ibi bintu birenze APRFC, ibi ni birebire.
ni ukuvuga ngo babanje, ibi ni iperereza ryakomeje kugira ngo bayore aba bantu. Hari n'abandi bafunzwe. Urwego rw'umutekano, fata ijambo. Sniper nari nguciyemo, ukomeza. Okay, muri make ngereka mvuge ko Scovia hari amagambo abiri yakoresheje navuga ko atari professional mu kazi, nko mu kazi ke bitari ngombwa, ko kuvuga ko abaturage barakaye nangwa se ko bafunze amazu, ibintu nk'ibyo ngibyo, no kuvuga ko uyu musirikare wabaye promoted ko atagombye kuba wenda nta cyaha afite, ariko kuba uri promoted ntabwo warize ntabwo bikora kutakora icyaha. Ibyo ni ibintu bibiri Scovia wenda atagombye kuba yakoresheje. Ariko kuvuga ko muri iyi case ho hashobora kuba hari abandi bantu baruta abafashwe batari hariya, birashoboka. Aho ngaho nanjye ndemeranya nawe, nanjye niko mbyumva, kuko biragoye ko amafaranga ashobora kuva kuri minisiteri y'ingabo. Gukura amafaranga kuri minisiteri bisaba processus ndende, n'amasignature menshi, urebye ntabwo ari ahantu wapfa, ntabwo ari ikigega wagenda ngo upfe kwikoreramo gutyo gusa. Ugiye kureba ugacukumbura, mu by'ukuri hariho signature nyinshi, hari ukuntu abantu bakoresheje abandi kugira ngo bavide nangwa se bakore amafaranga kuri konti